Guhaye ikaze wo nkurikiye kuri Rama Family, ndanagushimira cyane uw'agaciro gakomeye kuba uba wahisemo gufungura ibiganiro byacu ukabyumva. Nizere ko udashobora kugenda udakoze subscribe, ariko wowe warangije kuyikora. Nongeye kugushimira cyane. Imana iguhe umugisha. Turakomeje rero mu kugaburira abana bacu, noneho tugeze ku mwana wujuje amezi 12 kugeza ku mezi 28. Ni ukuvuga ngo umwana wacu noneho yujuje umwaka. Tugiye kureba uko bagaburira umwana ufite umwaka, hagati y'umwaka n'imyaka 2. Ahangaha umwana wawe niba yujuje umwaka, ntugire ngo ugomba kureka kumwonsa. Oya, inama ya mbere iruta izindi ibanza, komeza konsa umwana wawe ku manywa na nijoro uko abishatse, kubera ko ibi bizatuma aguma kugira ubuzima bwiza n'imbaraga, kuko amashereka aba akiri ingenzi mu bigize indyo y'umwana ufite hagati y'umwaka n'imyaka 2. Uko umwana wawe agenda akura, amashereka agumya gutanga hagati ya 1/2 na 1/3 cy'imbaraga umwana wawe akeneye igihe afite amezi 12 kugeza kuri 28. Igihe umwana ibiryo biyifasha abere, ugomba kuzirikana bya bindi mpora nkubwira, inshuro, uko bingana, uko bigomba kuba bifashe, uko bigomba kuba binyuranye, n'uburyo ubimushishikariza ndetse n'isuku. Ibi nubwo bireba ugomba guhora ubyitaho, bihora bitandukana ugereranije n'amezi. Nk'ubu hano ku nshuro, uyu mwana wo kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 2, inshuro noneho zazamutse. Batugira inama yo kugaburira umwana wacu ibiryo by'ifashabere inshuro 5 ku munsi. Inshuro 5. Uko bingana ho byanze bikunze urazamura ingano y'ibyumuha, noneho urava kuri bya bindi bike wamuhaga mbere, uzamure ugere kuri 3/4 by'igikombe cya mililitiro 250 kuri buri gaburo rimwe. Zamura ingano y'ibyumuha ubigeze kuri 3/4 by'igikombe cya mililitiro 250 kuri buri gaburo. Uko bigomba kuba bifashe rero, muhe ku biryo n'abandi bo mu rugo bafata. Ibinombyo bimuhe, cyangwa se ibicagaguyemo uduce, ndetse n'ibiryo bifatishwa intoki ntutinye kubimuha. Uko bigomba kuba binyuranye byo ni ibisanzwe. Gerageza guha umwana wawe ibiryo binyuranye kuri buri funguro. Noneho mu gihe abambere twabonaga ko ugomba kubigerageza hagati y'iminsi 2 n'3, ariko noneho uyu nguyu we kuri buri funguro niba tubonye ko ushobora kumugaburira 5 ku munsi, biravuga ngo noneho muri ka 5 ushobora kumuha ibiryo by'amoko atandukanye. Byaba ibikomoka ku matungo, umwana hano arabyemerewe, inyama ariko nshyashya, amagi, ndetse n'ibikomoka ku mata byose noneho arabyemerewe. Ibiryo by'ibanze, byaba ibinyampeke, byaba ibinyabijumba, byaba ibinyamizi, byaba ibinyamisogwe, byaba imboga n'imbuto zikungahaye kuri vitamine nazo zitandukanye, byose umwana ugomba kubimuha. Niba utibuka ibijyanye n'amavitamine n'ubwoko bw'amavitamine aboneka mu biryo, aho aboneka n'uburyo uwayabuze ashobora kugira ibibazo runaka, uzabirebe mu biganiro byanjye bibanza, uzandikemo vitamine ushaka by Rama Family, bizahita bizamo. Uko ashishikarira kurya rero, wihangane nyine umubyeyi, ukomeze ushishikarize umwana wawe kurya, ubyiteho rwose ubikurikirane, ariko wirinde kumuhatiriza kurya. Impamvu iki kintu buri gihe bagisubiramo, ni uko akenshi ababyeyi bakunda guhatira umwana kurya bikarangira byanze burundu.
ni ukumushishikariza buhoro buhoro, ni ukumwinginga, ugakoresha isahane yihariye y'umwana, ureke izo abakuru bariraho, kandi umushishikarize nanone akomeze asangire n'abandi, ndetse anabigana uko batamira n'uko barya, kandi nabishobora bihita bimushimira kugira ngo bimutere kuraje yo gukomeza kubikora kugira ngo yige kwigaburira. Utibagiwe gusekera umwana wawe no kwita ku byo avuga no kwita ku byo akora. Isuku yo ntabwo nyitindaho, iribanza ikanikurikira, cyane cyane iyo bigeze ku mwana, mu rwego rwo kwirinda impiswi n'izindi ndwara. Kandi nanone bibero n'ibikombe bifite imihiro ku munwa, umenye ko bitizewe ku isuku yabyo, kubera ko iba igoye cyane, bityo bikaba byakurura indwara, kandi wari uzi kuri kugaburira umwana wawe neza. Ndagushimiye.